Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bavandimwe bakunzi ba Musalamu TV, nkuko mubibona amahugurwa ararimbanije kandi agira no ku musozo. Murabona ko ubu turi mu bizamini, by'umwihariko uyu munsi turi mu kizamini gisoza aya mahugurwa. Wenda hari benshi bibaza uburyo twigamo amasomo twiga ahangaha, ariko bisanzwe ahangaha twiga amasomo menshi mu buryo butandukanye. Mu masomo twiga rero, twiga isomo rya Quran, tukiga imwe mu mirongo ya Quran, by'umwihariko imirongo umuntu yakwifashisha ari gusari. Ikindi twiga isomo rya tawhid cyangwa se al-aqida, isomo rijyanye n'imyemerere. Naho irindi somo twiga isomo bita fiqh cyangwa se ubumenyi bw'amategeko y'idini ya Isilamu, ariho twigira gusari, gutawaza ndetse n'ibindi. Mu yandi masomo twiga ngaha, twiga isomo bita sira cyangwa se amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nanone mu bindi twiga ibijyanye nanone mu bindi twiga ibijyanye na azkar cyangwa se amadua, azkar, amadua ndetse no gusingiza Imana. Ibyo byose turabyiga. Urebye ayo masomo niyo akubiye mu byo twiga, hakiyongeraho isomo rya hadisi. Nanone hari igihe tujya ducishamo ahangaha tukabigisha ibijyanye n'amashanyarazi ariko mu buryo bw'ibanze. Aha rero aya mahugurwa amara iminsi 25, ariko umuntu wize neza akagira amahirwe yo kugira amanota 75 kuzamuka, aba afite amahirwe yo kujya kwiga mu yandi mezi 3. Noneho amezi 3 wahageraho ukigamo n'imyuga mu buryo burambuye. Ubwo icyiciro cya mbere cy'amezi 3 magingo ngaya bigamo ubwubatsi, amezi 3 wamara kwiga ubwubatsi, ngo hiyongeraho n'andi masomo y'idini, ugakomereza mu yandi mezi yandi 3, aho noneho biga ibijyanye n'amashanyarazi. Umuntu rwose akarangiza ari umuyisilamu mwiza usobanutse, uzi imyuga, uzi kubaka, uzi n'amashanyarazi, byose gukora amashanyarazi, ibyo bintu akaba abizi neza. Bavandimwe rero, shobora kuba uri umuyisilamu mushyashya cyangwa se ufite inshuti yawe ikeneye kwiga, mutugane tubigishe. Ahangaha nk'uko bisanzwe dutangira ku itariki ya mbere ya buri kwezi, tukarangiza ku itariki 25. Birumvikana ko nyine ko itariki ya mbere aribwo abandi banyeshuri bashyashya baza. Bityo rero abanyeshuri twakira ni umunyeshuri wese ufite imyaka 18 kandi ufite irangamuntu. Ushobora kuba ufite inshuti yawe, ufite umuvandimwe wawe, ufite cyangwa se nawe ufite umwanya ukeneye ubumenyi, mutugane tubigishe. Mushobora kuduhamagara kuri 078 52 39 102, tukabafasha tukabigisha. Gusa mu by'ukuri mu gusoza amahugurwa tukaba twishimye cyane kubera yuko bigejeje magingo ngaya itariki nk'izi 23. Abanyeshuri bacu bose dufite uko twabakiriye bose mashallah baramenye gusari, kugeza ubwo uri hasi muri bo afite amasura 6 mu mutwe. Ubwo rero ibi ni ibintu biba bishimishije. Twebwe rwose tuba twarageze ku ntego y'umunyeshuri aje mashallah akiga gusari, tukabona atashya bizi, alhamdulillah, natwe tuba twumva twishimye cyane. Aya masomo rero kwiga ntabwo ari ibintu biba bikomeye cyane. Mwebwe nimuze gusa ngwino ubikunde, hanyuma ibindi Imana iragushyira bimigisha. Mu gusoza rero ndabasaba yuko mwadufollowinga, mudukandira ku gasaraba, agatima, ndetse na comment, no gusangiza abandi amakuru kugira ngo amakuru nk'aya ngaya n'abandi bayisilamu bandi babe bayamenya. Ikindi tugira channel yitwa Musalamu TV Rwa, nsaba yuko mwakora subscribe kugira ngo amasomo nk'aya ngaya ajye abasha kuba yagera ku bantu benshi kandi Imana ibishimire. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.